Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje. Amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi uku kwezi kwa gatandatu dutangiye, tugiye kurebana ijambo ritubwira kwizera kuduhindura abana b'Imana. Ni umwanya wacu wa Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Ijambo ni rya rindi, intumbero ni ya yindi. Urubyiruko imbarutso y'ububyutse mu isi, urubyiruko imbarutso y'ububyutse muri Afurika. Uyu munsi tugiye kureba ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Amagambo meza ari kuvuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iri ni ryo jambo ry'umunsi tugiye kugenda muri uyu munsi dutekerezaho kandi twibwiraho, n'iry'Imana yifuje ko tuganiriramo nayo hamwe n'urugendo turimo rwo gutekereza ku bubyutse. N'iki Imana ishaka kutwereka muri iri jambo uyu munsi mu rugendo turimo rwo kureba ku bubyutse. Ijambo ryacu riri kutubwira ngo ese koko ubona wiyumva ko uri umwana w'Imana? Wowe iyo wigenzuye ubona uri umwana w'Imana? Imana ni papa wawe, Imana ni umubyeyi wawe, Imana mubana nka so cyangwa Imana mubana nk'umupolisi, Imana mubana nk'umutegetsi, Imana mubana nk'umunyamategeko, cyangwa Imana mubana nka papa? Abantu benshi bafite ikibazo kandi gikomeye cyane cyo gufata Imana mu buzima bwabo nk'umujaji, nk'umucamanza, nk'umutegetsi, nk'umusekirite. Ntago abantu benshi bafata Imana nk'umubyeyi. Ariko iki ni ikibazo wagakwiriye kwibaza ngo wowe n'Imana, ese amaraso yawe n'aya Yesu ubonamo isango? Ese wakiriye Yesu umwakira nk'umubyeyi wawe? Ijambo riratubwiye ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mwene data, mushiki wanjye, turi gutekereza ku bubyutse, ariko biragoye cyane ko wabyutsa abantu nawe ubwawe utarabyuka. Imana irashaka ko tubyuka he muri uyu munsi. Imana irashaka ko tubyuka mu mitima yacu, tukakira Imana nk'umubyeyi, tukakira Imana nka dadi, tukakira Imana nka father, tukayakira nk'umubyeyi, tukumva urukundo rw'Imana nk'urukundo rw'umubyeyi. Imana rero irashaka kuvugana natwe cyane muri uyu munsi ngo Imana nk'umubyeyi mu buzima bwawe. Mbere yuko igira ibindi byose uyitekerezaho mu buzima bwawe, akira Imana nk'umubyeyi wawe. Umubyeyi umubwira byose. Umubyeyi uramwegera, ibikunaniye, ibikuyobeye, ibigucanze, ibyo utumva, ibyo udasobanukiwe, ibyo wifuza byose ubiganiriza umubyeyi wawe. Ntago na rimwe twebwe tuzigera tugira ububyutse tutazi gucatinga n'Imana nk'umubyeyi wacu. Ntago bishoboka, ntago byemera. Imana irashaka kuba inshuti yawe, kugera ku rwego mugirana ubushuti nk'ubw'umwana n'umubyeyi. Ibi ngibi birahita bitwereka iki? Influence yawe mu rugo rwa data ni iyihe? Mwene data, influence yawe, influence yacu abana b'Imana mu rugo rw'Imana. Tumaze kubona Imana nk'umubyeyi wacu, none Imana iri kuvugana nawe ngo imirimo yawe ikomeye ukorera mu rugo rwayo ni iyihe? Niyo yayindi rero turi gutumbira, niyo yayindi rero dutegerezanyije amatsiko menshi, niyo yayindi rero dushaka gukora turi mu mwuzuro w'imbaraga z'Imana. Ibi bizakorwa n'abajene, ibi bizakorwa n'abasore. Ububyutse, imbarutso y'ububyutse uyu munsi iri muri twebwe abajene, iri muri young generation, iri mu bajene. Imana irashaka ko mu rugo rwayo wowe nanjye, Yesu ashimwe cyane, turubamo ariko tukagira influence. Influence y'abana b'Imana nta yindi, ni ukubaho mu buzima bw'ububyutse. Ububyutse ni ubuzima bw'abakijijwe. Haleluya! Ububyutse ntabwo ari event Imana ishaka ko mugirana ngo buze buzime. Oya, Imana ububyutse iri kudutegurira. Imana ububyutse ishaka kuparticipatingamo, ishaka kukubonamo, ishaka kubona ugenderamo. Ntabwo ari ububyutse bw'ukwezi kumwe burangire. Imana iri kudutegura, ishaka ko tugira imitekerereze yo kuyifata nk'umubyeyi. Twarenga ikigezo cyo gufata Imana nk'umubyeyi, tukinjira ahantu dutangira kubona imirimo mu rugo rwa data. Yesu ashimwe cyane.
twatangira kubaho ubuzima bwo gukora imirimo yateguwe muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo mu rugo rwa Data. Tugatangira kubaho, tugatangira kuviva ubuzima burimo imbaraga z'Imana, ubuzima burimo impinduka zikomeye z'umwuka w'Imana mu masosiyete turimo, mu makominota atandukanye tubamo. Ntago ububyutse ari ibintu bizaza bituruka ahantu bikwitureho, oya, biratandukanye cyane. Ububyutse ni ubuzima, haleluya, ni ubuzima bw'imibereho y'abakijijwe. Ni ngombwa ko twebwe abajene dutangira gutekereza kugira Imana no kugirana n'Imana ubushuti nk'ubw'umubyeyi, tugatangira kwakira urukundo rw'Imana nk'urukundo rw'umubyeyi. Aho ngaho nituhagera, aho niho Kristo adushaka. Tuzinjira ahantu dutangira kuba mu rugo rw'Imana, ariko turi muri responsibility Imana idushakamo. Iyo watangiye kuviva akazi kawe ugiye gukora uyu munsi, iyo watangiye kuviva ibiganiro uraza kugirana n'abantu uyu munsi, iyo watangiye kubaho muri detaye z'ubuzima bwawe bwa buri munsi, ariko ukemerera Imana ko mubana, Yesu ashimwe cyane, kukorana nayo, Yesu ashimwe cyane, kubera ko ni umubyeyi, murahorana communication, biraza koroha cyane kukwinjiza ahantu hitwa gukorera mu mbaraga z'Imana. Reka ngusabe ngo uyu munsi nta munota, nta segonda, nta mwanya n'umwe turaza gufata turi kure y'umubyeyi wacu. Ibyo dukora byose turahamagarirwa kubikorana n'umubyeyi wacu, kandi ndakwinginga cyane kugira ngo dukore ibyo umubyeyi wacu ashaka ko dukora. Dukora ama responsibility Imana yaduhamagariye gukora neza, tuyakorane n'Imana, tuyagendanemo n'Imana. Nta kindi dutumbiriye, turashaka kuva mu bwiza bumwe tukinjira mu bundi bwiza. Turashaka kwinjira mu cyiciro cy'imbaraga z'Imana, imbaraga zibangamira isi, imbaraga zihindura isi, imbaraga zizana umucyo mu isi. Nta yindi misiyo dufite twebwe abajene bamenye Imana, bakizera Imana, ni ukugaragaza imbaraga z'ubumana mu isi y'iki gihe. Nta kindi turaza kuvugana muri uku kwezi kwa gatandatu, kwizera kuduhindura abana b'Imana. Twahindutse abana b'Imana, uko niko turi guhamagarirwa iki? Turi guhamagarirwa ko mu mwuzuro w'imbaraga z'Imana. Ndakwifuriza kugendana n'Imana, kuba mu mwuzuro w'imbaraga z'Imana, kandi ubwo wahindutse umwana w'Imana urahamagarirwa kuzana ishusho y'imbaraga z'Imana hariya mu kazi ukorera, hariya mu muryango wawe, hariya ku ishuri, hahandi Imana iguteretse. Imana irashaka ngo uhagaragaze imbaraga zayo. Intumbero nta yindi, turi mu rugendo rutwerekeza ku bubyutse, Youth Time Revival. Wowe aho uri hose, wowe uri umusore, wowe uri umukobwa, nta kindi Imana idushakaho muri iki gihe nuko tuba mu buzima bwuzuyemo imbaraga z'ububyutse bw'umwuka wera, tukaba inshuti n'Imana ku rwego tugaragaza Imana mu mirimo yacu ya buri munsi. Imana ibaha umugisha, mugire umunsi mwiza. Is a Youth Time Revival.